Itangazo rya NESE dore inkuru nziza ku banyeshuri bose biga mu Rwanda by'umwihariko abiga P6 ndetse Senior 3 na Senior 6 by'umwihariko bazakora examini ya leta muri uyu mwaka wa 2025-2026. Ni inkuru NESE imaje gutangaza by'umwihariko inashimira abarezi muri rusange, igashimira abadirecteur b'ibigo ndetse n'ababyeyi b'abanyeshuri by'umwihariko muri rusange. Ni itangazo rero NESE imaje gutangaza aka kanya rireba abanyeshuri ibamenyesha ko amanota yabo amaje kuzamuka ku kigero kiri hejuru by'umwihariko ugereranyije n'imyaka yashize, aho wasangaga abana bakora examine ariko ugasanga mu by'ukuri ntago babasha gutsinda neza bitewe n'uko abana bakoraga cyangwa se bakaba bakimukira ku manota makenya. Mu by'ukuri ni ibintu nini byagiye bigaragara kugeza kuri ubu ngubu NESE n'ibintu nagiye ishira hanze yuko amanota y'abana yazamuka bakaba bayafa ku manota make bimukiragaho, cyane cyane ko wasangaga hari igihe abana bimukiraga ku manota nka 30 cyangwa se 40. Gusa kugeza kuri ubu ngubu mu by'ukuri NESE yazamuye amanota y'abana kugeza kuri ubu ngubu abana bimukira ku manota 50, waba uri kuva mu wa mbere primaire ujya mu wa kabiri cyangwa se uva mu wa kabiri ujya mu wa tanu, byose ni amanota amwe. Ndetse inatangaza ko abanyeshuri bose bazagenda babona amanota amwe kuva uva muri P6 ugenda mu wa mbere segonderi, ndetse n'abana bazajya bagenda bava mu wa gatatu Senior 3 bagenda mu wa kane, ndetse n'abazaba barangije umwaka muri Senior 6 bakorera diplome. Bose NESE yatangaje ko abana bose bagomba kuzajya babona amanota 50 ku kigero kingana by'umwihariko ugereranyije no mu myaka yashize, aho wasangaga abana bagendaga babona amanota mu by'ukuri ugasanga umwana urangije muri 6 akaba afite diplome y'amanota 9 cyangwa se 10. Ibyo rero NESE yarebye ibona atari byiza cyane, ni nabyo byatumye ihindura ingamba, iravuga ati abana bose bagomba kuzajya bafata amanota kuri 50 ndetse abana bakazana diplome y'amanota 50. Mu by'ukuri iyo urebye ni ibintu byagiye bigaragara neza cyane kugeza kuri ubu ngubu. Rero ababyeyi bamwe na bamwe bagiye banashimira kugeza ko abana ubu ngubu basigaye biga neza bashizeho umuhate, kuko baba bafite nyine bavuga ati bakora amanota menshi cyane, amanota senkari, nubwo byabanje kubagora. Kugeza kuri ubu abana rero bamaje gufata systeme NESE yahinduye cyangwa se yashizeho kujya bimukira ku manota 50, ndetse byanatumye nyine abana bazamuka by'umwihariko imitsindire yabo irazamuka cyane ugereranyije n'imyaka yashize, kuko byatumaga birara. Kugeza kuri ubu abana bakaba bari kwiga cyane. Ni ibintu NESE yatangaje cyane, ishimira abarezi by'umwihariko ndetse n'abadirecteur b'ibigo ko bakomeje kugenda bazamura iyi ngamba y'abanyeshuri by'umwihariko kugira ngo babashe gutsinda mu Rwanda. NESE inashimira ko bituma nyine abana bagira diplome ihagaze neza, ku buryo diplome uyijyana nyine gusaba akazi akaba ari diplome nziza, wasaba akazi mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda akaba ari diplome ihagaze neza. Mu by'ukuri rero NESE ikaba yaratanze ikigereranyo by'umwihariko abanyeshuri bose bamaje gukoreraho ijanisha ry'amanota nyine abana bagiye batsindiraho, kuko yatangaje ko abana mu myaka yashize mbere yuko bashaho iyi systeme y'amanota 50 buri mwana wese agomba kujya abona amanota 50, batsindaga ku kigero cya 40%, kugeza ko abana nyine ntabwo urumva ko ntabwo batsindaga neza, ntabwo cyari ikigereranyo cyiza cyane bitewe n'uko abana bagendaga batsindwa. Ariko kugeza kuri ubu ngubu NESE imaje gutangaza ko improvement cyangwa se ubumenyi bw'abana bamaje kwiyongera cyane bitewe n'uko abana bamaje gutsinda ku kigero cya 60% ugereranyije n'iminsi cyangwa se n'imyaka yagiye ishira. Abana ubu ngubu ngo bari gutsinda, kandi NESE ivuga ko iyi ngiyi ari systeme nziza cyane ije gufasha umwana w'umunyeshuri kugira ngo abashe kwaguka muri mind ndetse abashe no kugira n'ibitekerezo, kugira ngo azabashe kuvamo umuntu ukomeye mu gihugu, cyangwa se twubaka nyine u Rwanda twese tuba twifuza by'umwihariko muri rusange. Ari no mpamvu rero NESE igomeza ishishikariza abarimu kujya babishiraho umuhate cyangwa se imbaraga kugira ngo aba bana babashe kugira mind iri hejuru cyane, bazavemo abantu bakomeye by'umwihariko mu gihugu. Ari no mpamvu NESE rero kugeza kuri ubu ngubu amanota fatizo rero kuri ubu ngubu ni amanota 50 abana bagomba kujya bimukiraho. Gahunda yo iracyakomeje, ndetse abantu biga za 6 ndetse n'abantu biga za trokome, gahunda iracyahari, ni ukuza urata ukagenda gutangira mu amashuri nyine ukajya gusibira by'umwihariko nk'uko mumaje kubimenyera. Nubwo kugeza kuri ubu ngubu itaratangaza amatariki ya examine abana bazatangira examine za leta, ngira ngo murabizi ko bajya batangaza amatariki kare kugira ngo abana babitegura, ndetse examine zahagere abana babashije kwitegura neza cyane by'umwihariko. Gusa mu by'ukuri NESE rero ikomeza ishimira uturere by'umwihariko twabashe kugiramo uruhare cyane rukomeye kuba abanyeshuri babasha gutsinda cyane by'umwihariko. Ni uturere 5 harimo na Rusizi, ni uturere nyine NESE yagiye ishimira cyane uturere twagiye dutsindisha kurusha abandi banyeshuri bose cyangwa se kurusha utundi turere by'umwihariko. Ari no mpamvu ikomeza ishishikariza n'ubundi burere bwose ko bwajya bukora cyangwa se bugatanga nyine inyigisho cyane ku bijyanye n'amasomo, kugira ngo abana babashe gutsinda neza cyane kandi babashe kubona nyine ubumenyi bugiye buhambaye buri kuri rwego by'umwihariko. NESE rero ishimira akarere ka Rusizi by'umwihariko ku bufatanye na gahunda yo kwiga, kuko ari gahunda zimwe na zimwe akarere ka Rusizi kagenda kubahiriza, ndetse NESE yagiye ishiraho abusanga uburere bumwe na bumwe butagenda buzubahiriza neza cyane 5 kuri 5. Ariko kugeza kuri ngo akarere ka Rusizi ngo ni kamwe mu turere twa mbere twohereza gahunda za NESE neza cyane, bitewe n'uko gahunda yo kuwa gatandatu kwiga ku munyeshuri
gahunda ni ihoraho mu karere ka Rusizi, ndetse kwa kundi umwana bagenda mu gatondo saa 12 ndetse bakagenda taha izindi saa 12, iyo gahunda nayo nesa yishizeho, ndetse by'umwihariko mu turere twa Rusizi nyine ubona ko akarere ka Rusizi kari mu turere tw'umwihariko nyine tugenda tubishiramo imbaraga cyane cyane bitewe nuko gahunda yabo nyine bayikora neza cyane. Ari no mpamvu rero nesa yashimiye kano karere ka Rusizi cyane cyane ko gahunda nyine kayizamura neza cyane. Nira gahunda nzamura bushobozi y'umunyeshuri ngo akarere ka Rusizi kayikora neza bitewe nuko utundi turere natwo two mu gihugu ntago tubikora neza cyane uyanyije n'utundi turere cyangwa se na kano karere ka Rusizi, kuko bigaramaje kugaragara ko mu karere ka Rusizi gahunda yose nesa cyangwa se yashizeho yuko abanyeshuri ira gahunda ya nzamura bushobozi y'umunyeshuri ku wa gatandatu cyangwa se kujya biga mu gifungo, ni bigaragara ko mu karere ka Rusizi bayubahiriza neza cyane, ndetse kugeza kuri ubu ngubu nesa ko yahinduye n'igihe abanyeshuri bajyaga batahiraho, bajyaga bataha saa sita, ariko ubu ngubu nesa yamaje kubihindura ko basigaye bataha saa 9 bakarira no ku kigo, kubitewe nuko nesa nyine mbere yarebye ibona ko batahaga kare, ariko kugeza kuri ubu ngubu bashizeho itegeko yuko abana bazajya bagenda kwiga ku wa gatandatu bakarya saa 6 bagize bagasubira muri karasi bakiga. Rero bimwe mu turere tugenda tubyubahiriza neza, ngo Rusizi iza mu karere ka mbere rero byubahiriza neza cyane cyane. Ari no mpamvu ngo nesa yabashimiye cyane cyane, inashishikariza n'utundi turere twose by'umwihariko gushiramo imbaraga nabo bakabasha kuzamura iyo mitsindishize y'abanyeshuri cyangwa se iyo gahunda nzamura bushobozi y'umunyeshuri yo kwiga mu gifungo cyangwa se ku wa gatandatu, kuko bituma umwana nyine ubwonko bwe buzamuka cyangwa se bakagomeza nyine biga batsinda, bitewe nuko hari ibintu bigira mu gihembwe bikaba ngombwa ko babisubiramo neza muri garanti fakazi cyangwa se mw'icyo gifungo, bakagenda nyine barushaho kumenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ko hari umwarimu nyine ushobora kurangiza igihembwe atarangije imihigo yari yarihaye cyangwa se chapter agomba kuzigisha, ariko bikamufasha mu gifungo kuzigisha ibyo bintu akaba yabasha kubitambukamo neza, abana bakaba babasha kubyumva. Ndabashimiye mwe twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane, ariko nimba iyi video wayikunze nibagirwe gutera like, utere comment nawe uko byumva, ndetse unayisharinge ku nshuti zawe kugira ngo aya makuru nayo ya nesa abashe kubageraho cyangwa se abashe gusobanukirwa byinshi muri iyi video. Ariko nimba uri umubyeyi iyi video uyumve neza kugira ngo ubashe gusobanukirwamo byinshi, cyane cyane nimba uri n'umunyeshuri iyi video nawe irakorera kugira ngo ubashe kumenya byinshi nesa ibagiye itangaje. Ariko ikintu nyamukuru cyo gukora ntibagirwe gukora subscribe kuri PQS TV, uri gufungura n'inzogera kugira ujye ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Nkubutsa ko iyi channel n'ubwenge ushobora gusanga amakuru nkangaya mu Rwanda byonyine aba yizewe by'umwihariko. Irya itangazo rya nesa rero twari turi kubagezaho rireba ababyeyi, abanyeshuri, abadahite b'ibigo ndetse n'abarezi by'umwihariko muri rusange, rikaba rireba mwese. Nibagirwe gukora like kuri iyi video ndetse unayisharinge ku nshuti zawe by'umwihariko no kugira babashe kumenya aya makuru mashyashya cyangwa se amakuru meza nesa iba yabashije gutangaza.